nekulusu 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 ngai nabikisami mbula tukumi bale na Golgota Yesu nanga alongaki satana na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufela kinga na ekulusu ebele ya bato katina mokili oyo mfite umuryango utari muto ndi umugabo w'abana barindwi. uri umugabo mukuru cyane ariko akenshi usanga niko akundi kwacu nyine umuntu ashaka kiri mutoya agahita nyine abyara vuba ariko ntabwo urageze imyaka 40 ifite 40 ntirageramo ati wo ntirageramo rwose. ubwo bashatse ufite nk'ingahe? 18. oyaye madame yari afite ngaho ubwo yari afite nka 17 aho ngaho nawe. ariko kera hari heza iwacu hari heza. uyu munsi rero ni Noheli ndagira ngo twifurize abakunzi b'uyu muryango ndetse muri rusange n'abantu bumva ururimi tuvuga, abanyarwanda, abarundi, abanyamasisi, abanyamurenge, ndagira ngo bifurize Noheli nziza nawe nyine. Tubifurije Noheli nziza, Imana ibaheze umugisha. Noheli nziza, Imana yaraturinze, Imana yatugiriye neza. Ubwo turishimye rwose muri rusange abantu bose, Imana ibaheze umugisha mwinshi. Umwaka iyo utangiye kuri wowe hari ibyibuza uza wandika muri agenda ukavuga ati uyu mwaka nzibuza nzagera kuri iki niki? Deja hari n'ibyo natangiye gutegura. By'umwaka 2025 cyane. Okay, 2024 wapanze kuzagera ku bintu nk'abingahe? 2024 nari mfite intego imwe yo kubaka iki? Inzu. Wabigezeho? Nabigezeho. Wow, Imana ishimwe cyane. Noheli isobanura n'izabukuru y'abana b'Abayuda. Kuvuga ngo n'izabukuru no kwizihiza umunsi mukuru w'abana b'Abayuda. Ntabwo ari ivuka rya Yesu buriya? Ni ivuka rya Yesu, ariko rero saya matariki Yesu yavutseho buriya twizihiza n'izabukuru ya Yesu, no kuvuga ngo turatwizihiza umunsi mukuru. Ivuka rye. Ariko buriya hari umuntu uzi itariki Yesu yavukiyeho? Tugiye kuvano rero tuje gutembera, hari inka, inyambo, nabonye inka nziza, nazo turagenda tuzigeremo tuzirebe, na ahantu heza cyane. Uyu mwaka rero twagize ibyiza byinshi. N'umwaka watubereye muremure, n'umwaka wari ugoye, n'umwaka nyine wari tough year. Ariko kubera Imana tusoje amahoro. Nukuri ntitwareka kubashimira mwebwe mwabanye natwe. Ntitwareka gushimira abakoze subscribe. Nukubera mwebwe, aho tugeze nukubera mwebwe, turiho kubera mwebwe, kandi nibyo twadusatira kugeraho nukubera mwebwe. Rero turabashimiye mwe mwako subscribe n'abatarayikora. Nukuri ni muyikore muduteze imbere, ntaco bisaba, ni kufinya tu, kubonyeza tu kengele mara moja tu. Yes, ndagusuhuje, nkwifurije igitondo cyiza, we ukeye ndetse nawe ugorobye. Nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Twebwe aho duherereye turi manywa, turi saa 7 n'iminota 5. Ahantu turi murahabona, turi ahantu heza, twasohotse, twagiye kugibamba. Bakunzi ba Ineza Live TV, mumeze mute? Turabifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza kuba Kristo, abemera ko Yesu yavutse. Noheli nziza ndetse n'abayisilamu namwe turabasuhuje, abanyarwanda turabasuhuje, abarundi turabasuhuje, abanyamasisi, abanyamurenge, nje ndo muhungu w'umwongera
natembereye ndagenda mbereka aho natemberereye aho nagiye kurira iminsi mikuru nabuze ifaranga zo kurya noheri ndavuga nti reka ngende inje kunywa amazi y'ikiyaga murabona ahantu turi kuntu ari heza ni ukuri ndabakunda cyane ndabifuriza ibyiza mu mwaka wa 2025 uzababere mwiza muzawurye ntuzabarye reka dukomeze dutemberane tugiye mu kanya turavano tubereka aya mazi ukuntu ameze abantu muri commentaire muze kutubwira hano hantu turi ngo ni hehe uwa mbere uhamenya ndamuha noheri arabivuga adusigire nimero turamuheza noheri mutumva ngo nabuze faranga za noheri naje kunywa amazi abari bumenye ahantu turi turabaha noheri babiri ba mbere turayibahereza rwose muhatubwire muraduhena nimero yanyu tubikore rwose ikiro c'inyama tukibura natwe tugiye kuvano rero tuje gutembera hari inka inyambo nabonye inka nziza nazo turagenda tuzigeremo tuzirebe na ahantu heza cyane uyu mwaka rero twagize ibyiza byinshi n'umwaka watubereye muremure n'umwaka wari ugoye n'umwaka nyine wari tough year ariko kubera Imana turawusoje amahoro ni ukuri ntitwareka kubashimira mwebwe mwabanye natwe ntitwareka gushimira abakoze subscribe nukubera mwebwe aho tugeze nukubera mwebwe turiho kubera mwebwe kandi nibyo twadusatira kugeraho nukubera mwebwe rero turabashimiye mwe mwako subscribe n'abatarayikora nukuri ni muyikore muduteze imbere ntaco bisaba ni kufinya tu kubonyeza tu kengele mara moja tu rero muryango mugari we Neza Live TV nukuri turabakunda turabasengera namwe turabizi ko mudukunda turabizi ko muduhoza ku mutima muri abantu bagaciro muri abantu b'ingenzi muri abantu b'umumaro kuri twebwe mukomeze mubana natwe rero kandi mukomeze munadushikire mukomeze munaduhe n'inama turaje tubereka ahantu tugiye ukuntu ari ahantu heza Nairobi my people +250 abantu bose bari muri East Africa turabasuhuje ndetse n'abantu bose bari hanze diaspora namwe turabasuhuje mukomeze mubana natwe dukomeze tuzerere dukomeze turye our show wagwan bakunze ba Neza Live TV uyu munsi natembereye ahantu bita Ushago natembereye kabisa ndahantu kure murabibona ko ndahantu hari ibitoki ahantu nigire mu minembwe ndi kumwe rero n'umukobwa sasa dada habari yako Nzuri. Unaitwaje? Naitwa Dorcas. Dorcas. Yeah. Umezaliwa wapi Dorcas? Nimezaliwa Kongo. Kongo pande gani? Beni. Yeah. Unaongea lugha gapi ama unasikia lugha gapi? Nasikia lugha 3. Gani na gani? Na naongea zile 3. Aya, unaongea gani na gani? Naongea Francais, Lingala, na Kiswahili tu ya okay. Kongo. Nataka usalimie watu wa Neza Live TV kwa Lingala. Napesi batu nyonso mbote. Wasalimi ukiangalia. Napesi batu nyonso mbote. Aha. Boni, bolamuki bien. Nataka waambie muwe na heri nziza na Merry Christmas and Happy New Year. Mulingala. Ya Mulingala. Noeli elamu pona batu nyonso na journée alelo. Okay. Ababyumvise bari kubyumva nje ntabyo ndi kumva kabisa ntabyo ndi kumva nataka kuna nyimbo umeimba kwa church nikikusikia ndio unakakumbuka yeah nataka utuimbie ako kaimbo kidogo tu dakika kama moja hivi tunaimba ni kidogo tu. Hiyo wimbo iko kwa ni kwa Lingala ama ni kwa France? Hii nyimbo ni kwa Lingala. Inasema aje kwanza tafsiri kwanza kwa Kiswahili? Tunaimba hii nyimbo inasema hivi juu ya kufa ya Yesu Kristo, kazi yake kumsalaba. Okay, tuimbie hiyo wimbo sasa. Nekulusu ngai nabikisa mi mbula tukumi bale na Golgota Yesu nanga alongaki Satana na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na
na ekulusu ebele ya bato kati na mokili oyo babeta tolo bazali banzambe kasi nga nayebi kati na mokili oyo ezali se na moto moko oyo akufelaki nga kasi nga nayebi kati na mokili oyo ezali se na moto moko Shaddai akufelaki nga. Oh, haleluya, haleluya. Hiyo nzambe nanga ni kusema? Nzambe nanga ni kusema Mungu wangu. Oh, yo nzambe nanga. Oh my God. Okay. Ni kusema hivyo? Yes. Sasa wacha tukushukuru tu. Okay. Ndio. Ndio. Asante sana. Sawa. Kwa kuitika kuwa na sisi. Tunawapenda sana. Tunawatakia Noheri nziza. Yes. And Merry Christmas and Happy New Year. Turabakunda cyane, turakomeza kuganiriza abantu bakomeza batubwire hejuru y'ivuka rya Yesu n'ipfa rya Yesu. Turi mu bihe byiza. Turi mu bihe byo Yesu yavutse. Unasikia venye nasema? Yes. Yesu alizaliwa. Yesu yavutse. Yesu abotami. Hapa kunaitwaje? Hapa kunaitwa ni camp ya refugee na Kivale. Na Kivale. Oh, hizi area zinaitwa na Kivale. Okay. Asante sana kwa pamoja na sisi. Sawa. Tutarudi sana kuwasalimia. Okay, asante. Thank you. Nababwiye ngo uyu munsi ndakomeza nganiriza abantu batandukanye. Twebwe Noheri yacu twaje kuyisangira n'abantu bahangaha na Kivara, turi kumwe n'abantu batandukanye. Turagenda tubaganiriza. Ndi kumwe n'umubyeyi, ndagira ngo tubanze tumwakire atwibwire. Urakoze umunyamakuru kutugenderera hano iwacu. Yewe ntuye Imbarara, banita Aroni Shanga, ndi umukristo usengera muri Global Philadelphia ya Mbarara. Ubundi nagendanye n'umuvandimwe Bishop Mathias Ngabire uvuye muri Australia. Yego. Ari kumwe n'umunyamakuru, rero turi kuganira ahangaha mwumva. Icyo twumva uyu munsi byatunejeje, uru rugenzi rwatubereye ruhire, Imana yaturinze. Ariko cyane cyane icyatunejeje nuko twabonye abavandimwe, nk'umuvandimwe twari tugeze iminsi Bishop Mathias tutabonana nawe, ariko kuba yatugendereye, yatuzindukiye, yaraje gusura amatorero ye kandi atugoboka umunsi mwiza, umunsi wa Christmas, umunsi wa Noheri. Mbese yabashije ndetse no kudusangiza Noheri n'amatorero ye ari na Kivale. Ibyo bintu byatunejeje cyane kandi ndetse twaboneyeho n'akanya ko kumenya umunyamakuru wacu. Rimwe na rimwe hano iwacu ntidukunze kubona abanyamakuru, ariko uyu mugabo rwose kuba yatuzaniye n'ibi bitangazamakuru kugira ngo tubashe kumvikanisha amajwi yacu, nabyo byabaye byiza cyane. Rero twifurije abantu batuye hano na Kivara Noheri nziza izababere iy'umugisha. Umunyamakuru wacu nawe turi kumwe tumwifurije Noheri nziza, tutibagiwe na Bishop Mathias nanone nawe tumwifurije Noheri nziza. Imiryango yacu nayo twasize Imbarara nayo tuyifurije Noheri nziza, hamwe n'abantu bari hirya no hino, abatuye Australia dufite y'abana, no muri za Amerika n'ahandi hirya no hino ku isi. Mwebwe mwese Noheri nziza turayibifurije kandi tubifurije n'umwaka musha muhire. Muri make abantu mumva urimo tuvuga tubifurije Noheri nziza n'umwaka musha muhire. Yego, abo bose turabifurije Noheri nziza n'umwaka musha muhire. Wakoze cyane kubana natwe kandi naje kwifurije Noheri nziza n'umwaka musha. Urakoze umunyamakuru cyane. Asante cyane. Yego, ibihe byiza. Yes, ngira ngo murabona ko ndi kumwe n'undi mu papa, nawe ndagira ngo dutangire atwibwira hanyuma tuganira nawe umunota umwe. Imvura kiragwa zituburenza. Turakwakiriye kuri Neza Live TV. Yegereza mikoro ijwi ryawe tubyumve. Kutari kuvuga se. Turakwakiriye kuri Neza Live TV. Amazina yawe hanyuma unatubwira naho utuye tuganiraho umunota umwe. Amazina yanje banita Kiruhura Ndongozi. Tuye na Kivale. Niho utuye? Niho ntuye.
iwanyu twabasuye ni ahantu heza cyane twakunze ndabona ko ari umuhana mwiza cyane rwose ufite buri kimwe niko nabyita wenda uko bahavugaga siko nje nasanze numvaga nyine ari ahantu nyine ariko nasanze ari umuhana mwiza cyane umuhana mwiza rwose uyu munsi rero twamanukanye n'umukozi w'Imana Mathias kuva Australia turavuga ati reka tuze gusangira n'amatorero y'ibara ahangaha Noheli tunifurizanya ndetse n'umwaka musha muhire none wabyakiriye gute kumubona yaje gusangira namwe twishimye cyane twanezerewe kandi turumva dufite ibyishimo byinshi kumubona kandi no gukomeza kubana nawe yego ko turumva tumerewe neza cyane kumubona twanezerewe cyane kuko twari tumaze iminsi tutabonana yego ariko tubonanye twumva tuguwe neza cyane uyu munsi cyangwa se Noheli kuri wowe ikwibutsa iki cyangwa se isobanuye iki Noheli isobanura n'izabukuru y'abana b'abayuda kuvuga ngo n'izabukuru ni ukwizihiza umunsi mukuru w'abana b'abayuda ntabwo ari ivuka rya Yesu buriya ni ivuka rya Yesu ariko rero si aya matariki Yesu yavutseho buriya twizihiza n'izabukuru ya Yesu ni ukuvuga ngo tuba twizihiza umunsi mukuru ivuka rye ariko buriya hari umuntu uzi itariki Yesu yavukiyeho tariki buriya abacukuzi bagenda babyiga barabishaka bakabibona hari umugabo twaganiriye ubushize arambwira ngo abantu ba kera ngo baza bapfa ko bazi itariki gusa babahaye nyine bakayigenderaho ariko reka twifurize abantu bose bumva ururimi tuvuga Noheli nziza umwaka mushya muhire twabakunze muri abantu beza mugira urukundo n'ubutaha wenda Imana nidushoboza tuzabasura twari twaje gusangira namwe iminsi mikuru nk'uko umushumba nawe yabivuze nawe turaza kuganira nahuguka ariko n'ukuri natwe twabishimiye vraiment twabishimiye mukomeze ahubwo dusoza iyo umwaka utangira hari ubwo uzawandika ibintu uzageraho muri uwo mwaka wanditse bingaho umwaka 2024 uyu mwaka ushize uyu mwaka tukirimo ugiye gusoza uyu tugiye gusoza wari wanditse bingaho uzageraho nanditse ibintu nka bitatu wageze kuri bingahe nageze kuri 2 wow Imana ishimwe cyane ni byiza buriya iyo umwaka utangiye ufata kalendari y'umwaka ukavuga ngo muri uyu mwaka Imana nishoboresha nzakora bino bintu bingana gutya urumva muri bitatu wanditse wageze kuri 2 Imana igushoboze n'ikindi kimwe gisigaye ukigeraho muri iminsi yasigaye kuko na nyuma yazera irakora cyane na nyuma yazera akora ubwo kandi n'uyu mwaka dutangiye ugende wandika ibindi bintu binini cyane ubwira Imana ngo Mana ndashaka ko ibi ngibi nzabigeraho kuko sitwe turiho ni Kristo muri twebwe Yesu azabigushoboza rero wakoze kubana natwe Imana ikomeze bishimire Imana ikomeze barinde wakoze cyane asante sana guys twebwe twasuye abantu banakivara twasuye hari team twazanye hari abo twazanye hari nabo twahasanze twebwe twifuje ko twasangira Noheli nabo n'abantu benshi cyane ndaza kubafata aka video nk'abanyurizemo turi gusangira turi kumwe n'aba turi kwishima uyu munsi rero ndi kumwe n'umubyeyi cyangwa se umugabo mukuru ubona ukuntu yifunze ni umubyeyi nyine n'umugabo mukuru wundi uta mu myaka ndagira ngo dutangira twibwira hanyuma tugane nawe iminota nk'ibiri turakwakiriye kuri Neza Live TV yego murakoze cyane natwe turishimye kuba turi kumwe namwe Imana ibaheze umugisha amen ku mazina nitwa Mugabe Fidel ntuye na Kivale uri umubyeyi urubatse ndi umubyeyi ndubatse mfite umuryango utari muto ndi umugabo w'abana 7 uri umugabo mukuru cyane ariko akenshi usanga ni kwa kundi kwacu nyine umuntu ashaka kiri mutoya agahita nyine abyara vuba ariko ntabwo urageze imyaka 40 ifite 40 ntirageramo ati wo irageramo rwose ubwo bashatse ufite nk'ingahe 18 oyaye madame yari afite ngaho ubwo yari afite nka 17 aho ngaho nawe ariko kera hari heza iwacu hari heza uyu munsi rero ni Noheli ndagira ngo twifurize abakunzi b'uyu muryango ndetse muri rusange n'abantu bumva ururimi tuvuga abanyarwanda abarundi abanyamasisi abanyamurenge ndagira ngo ubifurize Noheli nziza nawe nyine tubifurije Noheli nziza Imana ibaheze umugisha Noheli nziza Imana yaraturinze Imana yatugiriye neza
ubwo turishimye rwose muri rusange abantu bose imana ibaheze umugisha mwinshi. umwaka iyo utangiye kuri wowe hari ibyibuza uza wandika muri ajenda ukavuga ati uyu mwaka nzibuza nzagera kuri iki niki? Deja hari n'ibyo natangiye gutegura by'umwaka bya 2025 cyane. okay 2024 wapanze kuzagera ku bintu nka bingahe? 2024 nari mfite intego imwe yo kubaka iki? inzu. Wabigezeho? Nabigezeho. Wow, Imana ishimwe cyane. Urabizi ko buri muntu wese agira porogaramu agenderaho cyangwa se umurongo akavuga ati uyu mwaka byibuza. Hari n'abasore bavuga ati uyu mwaka ngomba gushaka umugore, uyu mwaka ngomba kubaka inzu nk'uko wavuze, uyu mwaka ngomba kugera kuri iki ngiki. Turashima Imana ko yagushoboje kubaka inzu kuko wari wabihize. Nari nabihize. Turashima Imana ko byagezweho. Imana ishimwe cyane. Yego. Kandi wanyu nabanyari heza n'umuhana mwiza. Uko bageza bavuga nje siko nawusanze. Ni town. Nabonye hari amaduka menshi baranguza. N'umuhana mwiza cyane. N'umuhana mwiza rwose. N'umuhana mwiza umeze nko mu Minembwe. Ni mu Minembwe. Mu Minembwe hari muri ba mabungo hari amakomite. Bose rwose barahari. Ni kuri bya bitoki byaho dore ngibi. Ese ikira imacita utarya? Iriya ni papayi. Ese iwacu nayo irahaba? Ntayihaba. Ariko bino biti birahaba. Ibi biti byo birahaba, amavoka arahaba. Rero bayi neza live TV turabashimiye mwe mwakoze subscribe. Turabashimiye uburyo mudukunda, dushima inama zanyu, turabakunda cyane. Twasuye umuhana wa Nakivara, nukuri n'umuhana mwiza pe, n'umuhana mwiza urimo buri kimwe, n'umuhana mwiza urimo abantu bafite urukundo. Twifuje ko tuza gusangira nabo turi kumwe n'umugabo bita Reverend Mathias, nawe turaza kumuganiriza umunota nk'umwe nabona umwanya nubwo asa n'uri bize. Twaje tumanukanye nawe tuje gusura amatorero yiwe ndetse no gusangira nabo Noheli nziza, tunifurizanya umwaka mushya. Wakoze kubana natwe kandi wakoze kutwitaba. Imana ibaheze umugisha, natwe twishimye kabisa. Kurinde we n'umuryango wawe kandi muzanagere kure, muzanagere no muri byinshi cyane rwose. Mukomeze mutere imbere. Imana ibaho umugisha cyane. Yego, murakoze cyane. Asante sana.